ish twatamye rwahinduye mwiza wa mwinama twibera mu ngoma nkaya musinga yitwa Usumba Sena Paul Kagame twaganiye musaza urankomye nanjye ntago navira mwawe ngo ndicyogiye no ku gicumbi cy'umuco gakondo hamwe zikamwadiridira hamwe turari nkera mu majwi meza mvuga imigani byivuga amazina n'amambaye nkando cyangwa y'abahungu bareremba mu gitara. Twongeye kubasuhuza bakunze Umukindo TV. Iminsi myinshi cyane tudaherukanye, ariko twagira ngo tubabwire ngo twagarutse kandi tubazaniye ibintu byinshi cyane. Ubu rero tugarukanye cya kiganiro mwakunze cyane, tuba turimo kuganira n'abasheshe akanguhe, bakatubwira imibereho yabo, bakatubwira amateka, bakatubwira kuri byinshi. Ubu rero ntimwibaze impamvu murimo kubona turi hano kwibi bitare. Twaje tuzi neza ko mwibi bitare turi hari umusaza wamenaga amabuye. Umusaza amaze kuba mukuru cyane, turabizi neza ko hari, niyo mpamvu murimo kubona turi ahangaha mwibi bitare bimeze gutya. Baturangiye ko ariho ari, tugiye kugenda tumusanga hari mu kazi maze tumuganirize. Gusa turimo turareba tukamubura, ariko ibi bitare ni birebire cyane, turabizi, tuzi neza ko ari hari, turi bihamusange maze atuganirira, ababwire uburyo yamenaga amabuye. Gusa wamaze gusaza, ashobora kuba asigaye akoresha nk'abakozi, ariko akazara cyakarimo kandi kamugejeje kuri byinshi cyane. Mwebwe gusa mukurikire muze kwiyumvira uwo musaza, aratubwira amateka ye menshi cyane kandi biri buze kubashimisha. Mukurikire rwose, mube maso, nzi neza yuko muri buryoherwe kandi ko muri bwishime cyane. Twagiye, reka rero tugende. Ibi bitare ni birebire mbabwire, ariko rwose batubwiye ko ari hari, ibyo ari byo byose turi buze kumubona. Reba nk'iki kintu, mundebere nk'iki kintu ukuntu kingana. Musaza ari hehera, ariko ibyo ari byo byose turamubona, ntago turi buze kumubura, kuko baturangiye ko ariho ari kandi babitubwiye neza, barabizi, barabyizeye. Turamubona maze atuganirire rwose. Mbega ibitare. Imagine ko uru rutare rwaturukaga hano rukagera hariya hejuru. Aha hose ni amabuye bagiye bahamena, yagiye akora ibikorwa. Mukurikire, twebwe tugiye kureba umusaza atubwira uburyo bino byose babigenzaga. Haga ikibazo ntago turimo kumubona. Ibitare turabona ari byinshi, use hariya hirya biracyariyora, ariko cameraman tuzamuke. Ibyo ari byo byose ibitare ni birebire kandi urabona hano nta nzira ihari. Reka twurire hariya turahengukira aho hariya. Twagiye. Turimo kubona hariya hari ahantu hari amabuye mashyashya. Umusaza ni hano. Twagiye. Dore bakunze Umukindo TV, ni mukurikire neza. Dore ahubwo noneho dusanze wa musaza ari kumwe n'abakozi be, n'uwo wambaye ingofero na bote. Murimo muramureba, murabona ko rwose, urabona n'umusaza ugifite imbaraga, arimo arabakorera amabuye. Buriya no kuva ko murabona ko nyine ibintu birimo neza, nta kibazo na gito. Twe tugiye kugenda tumuganirize, ahubwo atubwire iburyo kibimeze, atubwire igihe amaze mu kazi, atubwire se bimumariye iki, atubwire icyo byamugejejeho, atubwire se abakozi akoresha bo bibagejeje hehe, bimeze gute. Twagiye. Musaza, ngwino hano tuganire. Twaje tuzi neza yuko uri hano. Muraho musaza rero. Musaza, twaje neza tuzi ko muri ahangaha. Twaje tuje kuganira namwe. Twageze hirya tuhabona ibitare bikomeye cyane, ariko bigaragara ko
harimo bimwe na bimwe byagiye bimeneka. Batubwiye ko mwakoze akazi ko kumena amabuye kuva kera mu bwana bwanyu, none n'amahirwe tugeze turaje dusanga neza kuko muri ka kazi dusanze mwari murimo mukorera abakozi banyamabuye bazamutse bagiye mu kazi. Muzehe rero twebwe turi abanyamakuru b'Umukindo TV, twagira ngo tuganire, uganirira abakurikira Umukindo TV. Kwanza mbere na mbere urabanza utwibwire. Musaza, twibwire kugira ngo tubashe gukomeza ikiganiro dushaka kugirana. Kandi muraho wamfura we. Burya rero musaza, abasaza nkamwe tuzi ko bagira ibyivugo bivuga nk'imfura. Nkundira nagutindiye nitwa Munyarubwa Jean Damascene. Ubwo ndetse nkuza no kwivuga ni umusinga utari umusigano cyarabwiye amazindirimbo icyame nka cyambere ntoza nazatwaza amashyamba kuko nitwa mwiza w'abinama nibera mu ngoma. Shima yakuha Perezida Paul Kagame yampaye n'inka n'undi ayiragiye, ariko negera umusaza ngeze mu zabukuru yayimpaye mena amabuye kuko n'umugunda cyamena. Wabonye ikinombe cyanjye? Nabibonye musaza rwose, nabibonye ni n'ibintu bitoroshye cyane, ahubwo ukomeza utwibwirire. Mara kuza rero mu iki kinombe mvuye kwahira inka, ariko ikibikoro cyose ndacyakora mu iki kinombe. Ariko mfite abakozi banjye bamaze kwikora amabuye baragiye, bankweretse inyundo yanjye, nkakoreka ibikoresho byanjye, kiro biti bicomo, cyo biti inyundo, cyo bita imitarimba. Abakozi bagiye kwibikora barimo kwikora amabuye. None nkongeyeho rero nubatse imidugudu igihe kirekire, ndetse ubwa mbere ntegeye nangaha ntabwo nagutindira amagambo bacyura impunzi n'ikibazubakiye ku kero. Mwabyumvishe bakunzi b'Umukindo TV, umusaza atangiye atwibwira, atubwiye ko abakozi be bamaze kujyana ibikoresho ngo ababitweretse byose, ariko twizeye ko ikiganiro cyacu nawe kiri buze kugenda neza. Ese musaza, turagumya tuganirire hano ntacyo bitwaye cyangwa se twakwimuka tukajya ahandi? Reka tuguma ahangaha hose guhorera. Ahangaha ntakora igihe kirekire, ntatangiye ndi umusore ndenda shaje, ariko iwe ndaza nkaryagaza nkaryereka abasore bareba baje kwikora amabuye, ntanijya nkigira ariko ndaberekera. Umusaza anyemereye ko tugiye kuganirira hano, reka nze manuke mwegere kuko ndashaka kuganira nawe ibintu bikomeye cyane. Umusaza, turicara twicare tuganire hano rwose ku mabuye yawe. Musaza, ubu ufite amateka maremare byanze bikunze, kuko biragaragara ko uburyo ungana ufite n'imyaka myinshi, kandi watubwiye ko ibi ari ibintu wakoze kuva kera. Nta kibazo musaza rwose, akagofero mukomeze mukambare, nta kanyu k'abasaza twiganirire. Noneho tubwirire abakurikiye Umukindo TV igihe watangiriye aka kazi k'iki gikorwa cyo kumena amabuye ajya kubaka imiturirwa tujya tubona. Ubwo rero nkitajya kumena amabuye, ubwanjye navukiye aho zari mu komine Kibirira, aho bita Gwisemu mu karere ka Ngororero. Nakoze mu mabuye y'agaciro, nakoze muri midi ya Gatumba, ari aho zari mu komine Kibirira mu karere ka Ngororero. Ndahava njya gukora aho bita mu Gikungu, aho zari muri komine Kanama ku Gisenyi. Ubwo nakoraga amabuye, ariko nakoraga amabuye y'agaciro, gasegereti furamu tugucukura amabuye nibyo bucukuzi. Ese ntago ari aya mabuye yubaka gusa mwakoze, n'amabuye y'agaciro nayo mwayakozemo? Byumvikane ko aho mwakuraga amabuye y'agaciro n'aya ngaya mwagendaga n'ubundi muhayasanga, ariyo ntandaro yo gukomeza gukoresha, ariyo ntandaro yo gukura aya ngaya. Okay, bakunzi b'Umukindo TV mukurikire umusaza, turagirana ikiganiro kirekire. Musaza, akomeza utuganirire. Rero nongeye rero aya mabuye mpamvu nemeye kuyacukura, ubwo kigiye nkiva muri komine Kanama neza njya mu Rutsiro ku Kibuye, kabita muri komine Rutsiro mujya mwumva sinzi ko hahita kuko namwe kwacyanda umusore mpavuye yo kujya nkurikiye amabuye kujya ngo twaje bagire mu iterambere. Nongeye nikoze bw'inkwavu Kibungo, hari aha bita muri Kayonza, ndacukura n'ibitabo bya rw'inkwavu byamburaga sindware, bakambuza amanywa nijoro, narwara bakamvura ibitabo bya rw'inkwavu.
inomero zanjye za Rwinkwavu ni 2119 ku paji ya 7 Kigali Rwinkwavu Rwamagana. Ubwo nibo bamvuraga inomero zanjye kwa bazifite. Ubwo rero amabuye amaze guhagarara y'agaciro, kuko amabuye neza agaciro kayo nahise mfata ibyuma byanjye nakoreshaga mbiza inangaha hahoze ari mu komine kumugira mu karere kaye kwa Kamonyi. Musaza rero ngewe nza kuza kuganira namwe, narinzi ko akazi mwagakoze ahangaha nyine n'ubundi baturangiraga gusa mwaka kagari k'Akabugondo, ntago tuzi ko ari ibintu mwaturukanye kure cyane, kuko twebwe tubazi batubwiye ko mutuye inaha, ubwo rero twari tuzi ko byose mwabitangiriye inaha, naho mufite aho byaturutse kugezana n'ubu ngubu. Musaza rero hariya twahabonye ibitare, ariko tubona ko bitakiri amasugi, bigaragara ko byagiye bimenwa. Ese biriya bitare nabyo mwaba ari mwebwe mwabikuyemo amabuye yagiye yubaka? Aya mabuye yatangiye kera, ubwo amabuye y'agaciro yamaze kuba makeya, kuko amanini afite agaciro, nza kwemera kugira ngo ushake ikintu cyitwa iterambere, kuko iwacu nta muntu ubaho watubakisha amabuye. Nibwo nafashe imitenimba yanjye n'abanyundo mbyina hangaha, ndimbura amabuye, nubaka akabuga, harimo inzu z'ibigonyi, hari n'amabuye menshi mu kabuga, ninjye bayamenye. Ubwo ntabaciye mu ijambo, ni ukuvuga ibitare twabonye ruriya ruguru twanabyuriye rwose, byari byatugoye twababuze turimo kubashakisha, nibyo mwagiye mumena ngo byubatse iyo santere yitwa gute? Mu kabuga. Isantere y'Akabuga. Akabuga ninjye bayubatse rwose, ndi umusaza nitwa Miro Gacaza Amaseni. Ni ukuvuga amabuye biriya bitare buriya ni kuriya byageraga nka hehe ugereranyije? Dore twagiye tubona biconze, bigiye biconze, ariko ukabona ko bishobora kuba byari birebire cyane. Ndashaje, ariko nubwo shaje bya bitare n'ibyo birindimuye. Kabone bita abakozi babasore nkabimena, abakozi bayikore nka kuribona ndimo kora bara abakozi bagiye. Ubwo mu gace gatoye amateka kugera hasi, ubwo batangiye kuza ntambara. None ubwo twaje irangiye jenoside, ninjye wubatse imidugudu yose. Mwubatse imidugudu yiri ya santere y'Akabuga cyangwa n'ahandi hantu hari indi imidugudu yo kukera? Ninjye wayubatse. N'umunyamahanga wari wagiye witwa Kome acura abari hanze, ninjye wayubatse, ninjye wayimenye. Ubwo nukuvuga ngo ni wowe wubatse iyo midugudu, amabuye yose ni wayamenaga yo kukera? Nimwe mwayamenaga? N'ibitaro biriya byo kukera ninjye wabimenye, ninjye wabyubakiye, ninjye wabikoze biriya bitaro byo kukera bivurizaho, ninjye wamenaga amabuye, ngiye muri amabuye. None se musaza, ubu ngubu urumva ko biriya bitare mwabimenye kuva kera, kandi turabona mushaje, twabasanze hano mu kazi, turimo turahabona amabuye amennye. Wadusobanurira buryo ki bigenda? Harimo manini, harimo amatoya, turimo turabona ivu hariya, nkabona amakara, nkabona urutare rwahiye. Ese ako kazi ko kumena aya mabuye bisaba ko haboneka ivu, bisaba ibintu byo gucana, bigenda gute? Ubwo mbikubwire munyamakuru mwiza baze kundeba, iki kibuye kireba, iki ngiki ni iki, bitarimba nuko abakozi bayijyanye n'amanyundo. Bakunzi b'Umukindo TV rero nimukurikire wa musaza ushesha akanguhe, nubwo twasanze ibikoresho abakozi be babijyanye, ariko agiye kutwereka buryo ki ibintu bigenda, urutare bakarumena neza bakayakuramo ya mabuye mujya mubona baconga ya yandi twubakisha. Musaza, wakomeza utwereka ukuntu bigenda uru rutare mukabasha kurubyazamo amabuye? Urabona iki kibuye nta nyundo yagipfumura, njya gutashya inkwi cyangwa zigura inkwi zarabuze, nshyiramo umuriro gutyo ngashyiramo. Ubwo ni ukuvuga hano munsi izi mbyiro ndimo ndazibona, muraza mukagicanira umuriro w'inkwi. Ubwo amaze gushyiramo umuriro w'inkwi kirashyuha, cyamara gushyuha nkagikubita inyundo ahangaha. Ubwo wahabonye ahanga ugahita ukubita inyundo hano munsi cyari cyashyushye. Ese musaza, ubwo bushyuhe bw'iki kibuye cyashyushye
bufasha iki ya nyundo kugira ngo ibuye ribe ryabasha kumeneka rimere nka kuriya? ubundi nyundo iyo bayizamuye ukazamura inyundo izana uburemere bwarangije bukongera bwa bushyuhe bwa muriro, maze bigatuma urutare rubasha rusaduka. ubu rero aha ngaha naho Musanze hariya mu kabuga muri ka gasentere nahamenye amabuye asumbaye. kariya kabuga karimo inzu z'ibigonyi ninjye wakubatse. akasantere twanyuzemo hariya tubona kameze neza karimo imodoka nyinshi cyane, ahubwo byanadutangaje, ntabwo twari tubizi ko twasanga imodoka zingana kuriya, ariko twasanze karimo imodoka nyinshi cyane. Ese nimwe mwakubatse? Ninjye wakubatse n'abakozi. Amabuye yose buriya nimwe mwayubatse? Yose ninjye wayamenye. Nyakura hariya nyajyanamo kujya niho umvaga akavuga ngo kateye imbere, hari inzu z'ibiti, ariko wamariye kuhagera hagiye inzu z'iterambere zihagije. N'ikimenyimenyi akazu twanyweragamo keza kari karimo nako umusaza witwa Ndera Sezikeye, niyo nzu yahagaragaraga yonyine, ikaba hagati y'izindi zose zari zimeze nk'ibihuru. ubwo rero babonyemo iyo bamaze kubona iyo nzu nibwo bamaze kumbona mvugurura aho ngaho, bose batangiye kubaka. ubu mu mujyi mu kabuga harahinda, baje kugira mu iterambere, babona amazu meza, amabuye nta muntu wo mu kujya kabuga bigeze agemura amabuye ku modoka, ahubwo basigaye bayazana nguko bamaze kucogora. Mwabyumvishe rero bakunze Umukindo TV, ndumva buri wese ashobora kuba ashize amatsiko y'uburyo bamena urutare. Umusaza tubwiye ko bacanira munsi, urutare rwamara gushyuha bakakubita inyundo rugahita rumeneka, hakavamo ya mabuye mubona bubakisha, agiye ari ibice kandi baba bayakuye mu kintu kinini cyane. Musaza rero uvuze iyo santere y'Akabuga, kandi burya nta karere katagira amateka. Bise nifuza kuba nabasha kumenya ayo mateka y'isantere y'Akabuga, ukaza kuyambwira mu magambo makeya arambuye, ukambwira abasaza wenda muri mu kigero cyanyu mwagiye musangira wiviriye mu kazi nkaka. Ariko musaza, nabonye ibitare byiza hariya haruguru, ndashaka rero tujya kuganirira twicaye rwose, mukambwira amateka y'iyo santere y'Akabuga nk'umuntu wayibayemo, wayubatse nyine utunda amabuye nk'uku nguku. Murabinyemereye? Ndabikwemerera umusaza. Bakunze Umukindo TV rero mu nkundire njye kuganira n'umusaza. Iyo santere nayinyuzemo manuka, numva nifuje kuba namenya amateka yayo, none mise nsanga ko wa musaza nari naje kureba umena amabuye, ngo ari we wanamenye amabuye yose yubatse ako kabuga. Ubwo ni ukuvuga akazi amavu n'amavuko, wenda n'iryo zina Akabuga rifite aho ryaturutse, ntago tuzi nimba hari ikibuga, ibyo byose araza kubidusobanurira. Reka tugende twicare ku bitari byiza cyane nabonye hariya hejuru, maze umusaza aze atubwire ukuntu byari bimeze. Reka dukomeze tuganira na wa musaza wamenye ibi bitare byose. Murabona hano twicaye cyane rwose ko ari ahantu heza, yatubwiye ko ibi bitare byageraga nk'epfiriya, ariko reka atubwire amwe mu mateka isantere y'Akabuga. Musaza, iriya santere y'Akabuga mutubwiye ishobore kuba irimo igira iterambere cyane. Ese iterambere ryayo rimaze igihe kingana gute, ko twabonye ari santere ikomeye cyane irimo amamodoka menshi? Nkamwe mu Kigeri naha iriya santere yari imeze gute? Murakoze. Iriya santere nkigeri nangaha yabagamo ikintu cyitwa ibiryo, ariko nta iterambere ryarimo ry'amazu meza. Bari bwaje inzu z'ibiti, ariko bamariye kugera muri iyo terambere maze kuzana ibikoresho, bambonye n'uburyo nakoraga mu mabuye y'agaciro, ngemere kuko yamaze gukinga imirimo ay'ubwubatsi, twaje tuhavugurura. Nubatse inzu mu Kabuga, ndimbura amabuye, bose barubaka. Kabuga hari amabuye, hahoze ari koperative, ari koperative ihari, ninjye wayirimbuye ndetse yananira.
umugabo konseye Damiyani yambwira ati uteme ibiti urebe kuntu kiti cyangaha kikubangamira ugitemeshe ugiteme ugitwikisha amaboko ntugurishe ibyo nkabasa kubikora nta munyakabuga ageze apakiza amabuye ku modoka yose bakije hamwe mukabuga. Ubwo ni ukuvuga ko mwebwe mukihagera muturutse ahandi mwabanje kutubwira hose mwasanze hari inzu zubakishije ibiti n'amategura. Hari inzu zubakishije ibiti n'amategura n'ibibati imwe bya kera byashaje. Noneho mumaze kuhagera ni mwebwe mwatangiye kumena ibi bitare byose maze batangira kubakisha amazu meza yubakishije amatafari na fondasiyo nziza. Nta imodoka zari nyinshi cyane tujyaga kuhagera usibye umuntu wari afite imodoka afite agaciro ni babyuma bahambere bakere ko nta nzu bagiraga bitwaga byuma. Ubwo yari wenyine mu isantere cyangwa hari ni wari wakomeye ariko nta nzu nziza yari afite igihe cyabo ariko ubu ngubu iwe ni Burayi uzareba inzu pizza atetse mu kibanza cyase ukuntu ingana ikwa pizza Habineza iyo nzu ya pizza Habineza iri mu kibanza cyase ibyo yaraje bisenya byase arongera avugura ni ejo bundi jenoside irangiye ari amazu yose bayubatse nyuma ya jenoside yose yubatswe nyuma ya jenoside. Ubwo ni ukuvuga ko iterambere ry'iriya santere Paul Kagame wabivuze ibyo ku Kagame nyuma ya jenoside ku bwa Paul Kagame ku bwa Paul Kagame rwose ni wavuze ati mu bahantu heza muke mu maso ubundi bari nko mu Cyoburindi kandi ntacyo bari babuze ariko nta terambere bari bafite. Ubwo none se imodoka twahabonye turimo tuza tumanuka ni za ba nyirazo cyangwa se ni ziba zaje kuhakura imyaka ni iz'abantu batuye muri iriya santere? Oya Kabuga kameze gutera imbere ni izabo ziriya modoka zose ni izo mu Kabuga rwose ni iz'abacuruzi bahari kandi rero zitaha ahantu heza. Ubwo mwatubwira nk'amazina y'abagiye bafite izo modoka batuye muri iriya santere? Ntabwo nze ko bamenya ko uri umusaza ariko uri nka buriya munyonzi uriya asa ahagarariye kuko ayifite yagiye akurikira n'abandi bagiye baza bareba porote n'abandi benshi ko umusaza ariko rero n'izindi zigenda ziziraho ubwo n'iz'abana nyine bakirimo kuzamuka ntabwo mwabasha kuba ejo bundi ariko rero munyonzi yaba mu iterambere ryaho. Bakunzi b'Umukindo TV, iyo santere ya Kabuga ni santere bigaragara ko irimo gutera imbere cyane, iri ku rwego kuko turaza kuza kuyibereka iyo santere ya Kabuga nyine muraza kuza kuyibona. Ni santere nziza cyane irimo ibintu by'iterambere, irimo amamodoka menshi, irimo abacuruzi bacuruza ibintu, imyenda, bacuruza ibintu byose nyine bikenerwa, ubona ko ari santere nziza. Musaza rero ndumva utubwiye muri makiya ko iyo santere ya Kabuga, atubwiye uburyo. Ese musaza ndashaka ko urya nta muntu utagira urungano. Ndakeka ukigera mu santere hari abo mwajyaga muhura mugasangira, cyangwa se hari abo mwabaga mubona bari ku rwego rwo hejuru rwanyu mutabaga mushoboye kuba mwasangira. Se musaza uracyafite imbaraga, ndakeka ko muri abo ngabo harimo abo ushobora kuba wibuka, wabatubwira muri makeya? Abo nibuka mu Kabuga abasaza abasaza hari umugabo uriya witwande yasezekeye yakunze kwavuga afite n'amazu kibanza ahubatse n'inzu twanyweragamo yari niyo nzu yagaragaragamo. Izo zari bigoye, hari kwa Gwasiyane hari inzu ariko nta terambere yari ifite kandi bari bafite amafaranga. Ariko ngubu wabita Jani kogwa yavuguruye, wabita kwa Bumari hari ibigonyi by'amabati ko barahavuguruye, kwa Byuma ubu Peter nabwo ko yavuguruye. Abakabuga kameze neza n'agasantere kameze neza cyane. Nabibonye rwose n'agasantere kameze neza cyane, cyo kunywa cyose umuntu yashaka nabonye nta kibazo, n'ahantu hameze neza cyane. Musaza reka tureke ibyo santere ya Kabuga, ndumva mbashije kuba mbyumvishe, utubwiye bwakwira bugacya kuko amateka y'ahantu aba ari maremare. Ahubwo dusubiye inyuma gatoya musaza, dusubire kuri kano kazi kanyu mugasaziyemo. Gusa ntago mukigakora, twabibonye musigaye mukoresha abakozi. Ese nimba musaza kari akazi mwaragakoze kuva kera nk'uko mwabitubwiye, niki kabagejejeho
ku buryo n'abari abakozi bawe wababwira ngo abakozi banjye nimukore nimureba aho ngeze kugira ngo namwe nimugera mu zabukuru muzaba mufite icyo mwizigamiye cyazabasha gutunga abanyu muzaba musize cyangwa se namwe n'igihe mwazaba mushaje. Hari ikintu tubwire wenda ikintu kaba karakugejejeho muri make. Kaba karangejejeho bujya kubyara ntibyoroshye. Ubwo ngewe yakunze guhana n'ibibazo n'umusaza ariko byagezeho birashyira igihe nageze agahinda na byambere bibi cyane kagamije ngo ndampaye inka mbyuka niyo mbyuka nahirira ubwo inka izanteza imbere nta samu ngira usibye ko mfite ikibanza cyo nkiryamamo ariko nabona kiguze nk'isumbuye umunani wanjye ariko Kagame nabwo yansakariye. Okay, urakoze cyane. Icyo ngicyo nicyo nashaka kumenya. Wabashije kwigurira ikibanza. Benshi mu rubyiruko rwo muri iyo minsi ni bake barimo gushobora kuba bakigurira ikibanza. Amazu mena amabuye nta giti gihagazemo nubakishije amabuye hari n'imbe ntabwo iteye icyondo ntinashubirije ariko iyo hatejwe amabuye yanjye nimeneye nayo nagusa kuko ntabwo najyaga kuba nk'abamumbyi ngurira mu rujyo namanje nimeneye amabuye yanjye nashangaho ariko icyo nafite ni isuku yayo nabundi nubakishije amabuye hasi. Mwabyumvishije rero umusaza yamennye amabuye abasha kwigurira ikibanza atuye iwe mu nzu ye nta kibazo na kimwe afite n'inka bamuhaye imukamirwa ndetse igakamirwa n'abandi. Musaza rero twakubwiye ko turi Umukindo TV. Ese ni iki wabwira abakurikiye televiziyo yacu yitwa Umukindo TV? Wagira iki ni iki wababwira nyine muri makeya abadukurikira? Ngewe rero icyo nababwira muzajye muza kudusura tubabwire ibitekerezo byacu. Ikintu mbabwira rero ndengeze mu zabukuru mufite kureka kumwarwaniraho kuko imigufu zanjye nazimariye mu busore bwanjye ndacyagerageza sinyibasha kwahira inka iyo ntwaye utwatsi n'umwana utunkwavu. Ikintu mwazangezaho ntuye ku muhanda muzaze mugere n'iwanjye murebe ukuntu mbaho n'izuba ntihabuze ishubirisho. Musaza tuzaza rwose tuzaza tuhagere. Noneho ikindi kibazo kimwe nakwibariza. Hari urubyiruko rwinshi ruvuga ngo rwabuze imirimo kandi urumva akazi mwakoze kabatejeje imbere nako kumena amabuye. Nk'urwo rubyiruko rwirwa mu muhanda ruvuga ngo rwabuze imirimo, musaza mukuru niki warumbwirira? Rero rubyiruko rero bari mubonye batikora amabuye nagombye kujya nkanyabeka nkayamena bakayikorera ariko ntibajye mu rubanda. Iyo ukoze ku kintu cy'umuntu basiga bitwaza ngo ntacyo bazariha bazajya bajya gukorera leta imundi mirimo iriho nta muntu wabura akazi afite intege. Ngeze ko ngikorera umusaza. Musaza urakoze cyane. Rubyiruko nshuti zanjye mukurikira Umukindo TV ndetse n'abandi nagira ngo mbabwire ngo mukore mwirirwe kwirirwa muzerera akazi karahari. Uyu musaza mwaza akabaha akazi mukikorera amabuye maze mukabasha kwigurira uwo mwenda igihe kimwe namwe mukazageraho mukaba mwabasha kwikorera nk'uko nawe mwabonye akoresha abakozi. Mureke rero kwibera mu ibyo ngibyo ahubwo muze mukore akazi karahari. Musaza dusezere dutaye. Murakoze nyagasani kandi abagenda imbere. Murakoze kandi kuza. Musaza ibi ngibi twebwe tubyita cense. Tuzakugeza tsaramane kandi. Ariko musaza naringiye tutagize akandi. Mbonye akagakoni nkabona n'akagofero wambaye. Kandi mwambwiye ko mutunze inka. Ntago ivuga. Itwa munyarwa hitwa ishongora barimba hitwa bwenge mazindi imicyami nka cyambere cyami nkaza nazatwaza amashyamba. Guma. Tikanga twatsaramye. Eba bongo na mukinga bakinama ugihariye bagataka kugira ugakereza abagenzi mwiza. Ish. Twatsamye kwahinduye mwiza wa mwinama twibera mu ngoma. Ngaya musinga yitwa usumba sana Paul Kagame twaganiye. Musaza urankomye nanjye nago navira mwaho. Ngo ndicyoge no ku gicumbi cy'umuco gakondo hamwe zikamwadiridira hamwe turari nkera mu majwi meza mvuga imigani byivuga amazina amambaye inka ndo cyangwa y'abahungu barerema mu gitara. Yewe mwiza wa binama nibera mu ngoma bimungo ndayigenda. Ndahinduka ndayigenda. Eba gisari na kibanda zatakukeru nzakereza abagenzi nitwa mwiza wa binama nibera mu ngoma jeze hinduye naza twaganiye. Bega rugo rw'ibiki kimungo sana Paul Kagame wamaye nyakuba twataramye. Musaza
big up urakoze cyane wamfura Paul Kagame twaganiye mwabyumvise bakunze Umukindo TV umusaza twaganiriye ni intore rwose njyewe aranyemeje nta kindi narenzaho gusa icyo nababwira abakuri iki kiganiro ni mukore uyu musaza ababera urugero murakoze kandi tuzagaruka